nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose, harimo no kunkurikirana ndetse mbibutsa ko gukora subscribe, like, comment ndetse na share ari ikintu gikomeye kuri twe mu buryo udashobora kumva, kandi turabazirikana abantu babikora, turabazirikana tukabasabira umugisha ku Mana kandi tubikuye ku mutima. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira inzozi zo kurota usambana. Kurota usambana ni inzozi ziteye ubwoba. Umuntu wese wazirota agira kuzibazaho kurekure cyangwa se kwinshi, kandi ukumva ugize ubwoba. Ubusanzwe tugira inzozi z'uburyo bubiri. Hari inzozi z'ibyo twifuza kugeraho, hakaba n'inzozi ziza turyamye cyangwa se dusinziriye. Inzozi z'ibyo twifuza kugeraho zo ndumva zisobanutse, ni ibyo uba wifuza nyine kugeraho kandi ukanabiharanira ukareba ko wabigeraho. Ariko se noneho inzozi ziza dusinziriye ziza byagenze gute, cyangwa se ziterwa n'iki? Ubusanzwe inzozi ni intekerezo, ni uko wiriwe, uko waraye, uko wambaye, uko wifuza kuba. Bakavuga ko iyo uryamye bigaruka, ariko ku ijambo ry'Imana inzozi ni bumwe mu buryo Imana ibituvugisha, yaba ari ukuguhitura cyangwa se ikwereka ibigiye kukubaho, cyangwa se ikuburira ngo uhindure uburyo cyangwa se uhindukire niba hari aho wari ugiye gutana. Gusa nanone ubaye ufite inzozi ntarasobanura, ndi hano ku bwanyu. Wazanyandikira unyuze muri komenti, hanyuma nkaguha ubusobanuro. Mbonereho no gushimira abantu batwereka ko badukurikira, bagakora like, comment, subscribe na share. Ni ukuri ni ab'agaciro kuri twebwe. Reka dusobanure noneho inzozi nyirizina zo kurota usambana. Aha ngaha hari uburyo bwinshi ushobora kuba warota usambana. Ushobora kurota usambana n'umuntu wo mu muryango, cyangwa se ukarota usambana n'umuntu mwahoze mukundana. Ibyo ntabwo ndi bubisobanure nonaha, yenda tuzabishakira undi munsi. Ngiye gusobanura kurota usambana uwo ari wese mwaba muri gusambana. Icyo kintu wakirose nibwo busobanuro nashatse kubaha uyu munsi. Gusa kurota usambana ni inzozi mbi cyane, kuko ziba ziri kuguha mesaje itari nziza. Kurota usambana uba uri guterwa n'abadayimoni. Ni ubusambanyi mu buryo buri hejuru cyane. Mbese utabaye maso cyangwa se ngo usenge, waba ugiye guterwa n'ishyano ry'ubusambanyi buri mu rwego rwo hejuru. Inama rero kuri izi nzozi ni uko wasenga ubishyizeho umutima, ndetse ukanegera abakozi b'Imana wizeye bakagusengera, kuko aba ari umwuka mubi udasanzwe. Ndabibutsa ko gusenga atari ukwikebagura, ahubwo ni uguha umwanya Imana, kongera guha Imana umwanya, waba wiyirije waba utiyirije. Gusenga nicyo bivuze. Ntabwo bivuze ngo wiyirize icyumweru, wiyirize iminsi 40. Aho ngaho ushobora kutabishobora, nubwo byaba byiza kurushaho, ariko umwanya Imana, kuko gusenga ni ukuganira n'Imana.
ubutaha rero tuzareba ku nzozi zisobanuye uramutse yenda uri gusambana n'umwana wawe, cyangwa se ukarota uri gusambana n'umwe wo mu muryango cyangwa se mufitanye isano ry'amaraso. Ibyo nabyo tuzabirebaho ubutaha. Mugire amahoro.